kubw'umwihariko turakomeza umuryango we bwite, umugore we usigaye n'abana. Imana ikomeye kandi bane nabo. Turanahumuriza nanone umuryango avukamo, umuryango mugari wabo basinzira avukamo, namwe mukobere. Imana ibakomeze kandi ibagiriye neza. Nanone avuga kwa mama we mu muryango w'abasinga, ku mugore we umusingakazi nabo umuryango nawe ukomere, Imana ukomeze. Nanone kuko yarabivuze Pastor Amani, namwe ubwanyi banyamurenge mwabuze intwari ikomeye, Imana ibahumurize. Siwe gusa n'igihugu cya Kongo cyabuze uyu nacyo ubwacyo gihabwa ihumure, nubwo bamwe badashobora kubyumva, ariko uyu ari umusirikare ukomeye cyane. Ikintu abantu benshi bataramenya, niyo umuntu ibyago umujenerali nk'uyu agapfa, cyangwa se n'undi wari we wese, umuntu udafite ibitekerezo bimwe n'ibye akumva yaserebra, burya n'ubwana kuko umuntu arahinduka gatoya. Iyo umuntu umuganirije arahinduka gato, kandi yahindutse nibyo Paul yandikiye Onesimo, aramubwira ngo yandikiye Filemoni ngo nkohereje Onesimo, ngo ibihe byashize ndi yaragufitiye umumaro ndimwumvikanaga, ngo ariko ubu noneho uramukeneye cyane. Burya iyo umuntu akiriho aba afite byinshi yakora. Hari umugabo kuruye muri histoire witwa Che Guevara niwo yavukiye muri Argentine, muri famille imeze neza, bamwohereza ku mashuri, yari yiga, ariko arimo yiga ikiganga. Che Guevara yakundaga kugenda kuri moto, afata moto ye azunguruka Amerika Latine kugira ngo arebe uko imeze. Iwabo bari bameze neza, yaraguwe neza, harimo yiga medicine. Arahaguruka aragenda aca azunguruka igihugu cyose cya Argentine, asanga abantu baburara, asanga abantu batarya, bambaye ubusa. Avuga ati no, reka arakomeza azenguruka. Yaba ari Argentine yonyine, teka nje no muri Chili. Moto yaragiye, abanje gufata ibiruhuko by'amashuri ye, afata mutaragiye azenguruka muri Chili. Ageze muri Chili asanga ni igihugu gikunga cobalt, gifite cobalt nyinshi, donc amabuye y'agaciro menshi cyane. Noneho arebye abaturage, abona abaturage barakennye, barwaye amavunja. Aba bantu batuye mu butunzi, indi baburya. Hari amasosiyete y'ibindi bihugu bikomeye, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi, nibo babyimba babitwara iwabo. Ariko ba nyiri igihugu ari abatindi bo kubabarirwa. Avuga ko hari famille imwe yagezeho muri za biography ze, basanga uburengeti bwo kuryamamo, mu mubu mwinshi, mu gahinda kenshi. Kikivara avuga ati ariko se ibi bintu birashoboka? Arakomeza aja muri Peru, ava muri Peru aja muri Bolivie. Donc iyi ni Amerika avuga ati no, ibi simbyumva. Yatereka nje no muri Miami, arambutse muri Amerika za Miami, muri Miami Florida, abonye uko abantu babayeho, agereranya n'abiriya bihugu, kandi agasanga ubutunzi aba bakoresha ari ubuva hari iwabo. Che Guevara aratashye, asubiye iwabo. Avuga ati ariko se ndi umuganga, okay, ubuganga buzamarira iki? Niki nakora kugira ngo mpindure ubuzima bw'abantu? Aragiye ashaka nabo bari banungunitse, bafite ikibazo cy'igihugu cyabo cyitwa Cuba.
nabo banunguritse cyane barahunze bagerageza kurwana ariko byarabananiye. Aje mu bwato ajya kubasanga aho bari bararababwira ati ndagira ngo mbafashe turwane dukureho wari ushigikiwe n'abanyamerika, hanyuma noneho ducengezemo abantu bukire bwa bose nibo bw'abantu bamwe. Che Guevara ahura n'iyo famiye ya Castro witwaga Raul na Fidel, arababwira baganirije cyane, yari umugabo uzi kukonvenka kuganira, ati twarananiye ndabere ko tubigenza. Bararwanye bakuyeho umuperezida wari uhari witwaga Batista, yarashigikiwe n'abanyamerika. Bamukuyeho rero ntidukora amakosa kayo bakoze, reka turebe uburyo ubutunzi tubuga. Agiye kwiga ubuzima bw'abakomuniste uko bari babayeho muri leta y'abasoviete URSS. Arabyize uko filozofi ya Karl Marx imeze na Lenin, arabyize tonga aravuga ati dore uko tugomba kubigenza. Bamugira ministre wa commerce muri Cuba, arafashije bashizeho n'urukiko rwo gucira imanza bamwe bo mu ntambara n'ibindi. Ajya mu bintu byinshi cyane, igihugu aracubatse abaciriho ibintu byose. Arangije abakorera memoire, igitabo kinini cyane cyitwaga ngo ni intambara ya gerira, ni gute abantu tsinda. Icyo gitabo kirazwi ku isi yose, baragikoresheje abantu benshi no muri Afrika. Nuko icyo gihe arangije ba Castro bamaze kuba mu gihugu abonye kimeze neza, arababwira atumva rero namenye ko hari ikindi gihugu, hari ibindi bihugu ku isi bibabaye nkatwe, mu gihugu cyitwa Kongo. Ministeri yarimo arababwira ati genda basezeye mwageze ku butegetsi, reka nje gufasha abandi nabo babaye cyane bitwa abakongomani, nabo bafite zahabu, bafite diama, bafite ibintu byose, reka nje kubigisha nabo turebe ukuntu bakwigobotora mu mateka y'ababirigi komeye bibambura. Afashe ubwato aragiye aja muri Kongo, aci Burundi arambuka muri Tanganyika aja Kongo. Cyo gihe asanga Murere revolution ya Murere yariho, atangazwa n'ibintu bimwe. Yabonaga abantu bari muri rebellion babyuka bakirwa bahiga ibyo kurya ntibamenye objectif barimo. Arareba nje nasize ibintu byose, siga ubukire bwa data, siga amashuri meza, nemera gutangira kufasha abantu. None aba bantu ndi kumwe nabo inda niyo bashira imbere, sinabishobora. Arabasezeye. Icyo gihe yari kumwe na Muzee Kabila uriye bapfuye. Arabasezera arababwira ati nge suko nkora subiye iwacu. Aragaruka aje muri Bolivia, araorganiza uko bagomba nayo. Aravuga ati kibazo si cya kiba cyonyine, Afrika yo ni ibindi. Ariko byibuze hari abagabo mbona muri Latin America cyangwa se America Latine bo bari mu bintu babirimo, hari impamvu baba bakurikiye, bari muri mission runaka, bo barayemera bakayizereramo bakayikomereramo. Nuko aratangije azanye revolution, aravuga ngo mu gihe gito turaba duhinduye Amerika Latine yose. Ibihugu bikomeye bibonye baravuga ati no, uyu Castro ni mubi. Ati none urwego rwa CIA hano n'abandi n'abanyaburayi b'Espanyol n'abandi ati no, tumufate tumwice. Abanyamerika ati ntimwice, ntimumwice, mumuzana ari muzima, nta wica umunyabwenge nkuriya. Bakohereza abantu bamugera bamufashe. Castro yaganira nabo gusa iminota 30 bose bagahinduka bakaguma iyo ndi batahe. Bohereza abandi, abo bohereje kumufata bose akabahindura. Abo bohereje ati no, aragaruka ati si umuntu. Bati yo wicaranye nawe ukaganira nawe, ibitekerezo wajyanye byo kumwica no kumufata birahinduka, ugahita ubana umera nkawe. Abwira abantu bari kumwe, abasirikare bakoranaga muri Guerilla Bolivia, arababwira ngo imunda ngo izabemo amasasi 10, ngo amasasi 9 nayo kwica bo muri kumwe.
ngo ariko rimwe n'iryo kwica uvuye hanze. Niki yavuga ati simfite ubwoba bwabo hanze, mfite ubwoba bwabo imbere. Kandi koko niko Castro aravuga ngo isasu rimwe gusa ryuribikira umwanzi uvuye kuri, ariko 9 ni mwendi kumwe namwe. Noneho baramuseka cyane bavuga ati sujate kuva ko turabagambage. Aravuga toya abo hanze ntacyo bavuze, uwo hanze ntabazi cyarwanira, anirije neza akamenya impamvu koze yawe ntacyo gutwara. Ati umuntu uvuye hanze ngo ajye gukurwanya aba yarahawe information itariyo. Atariko umuntu muri kumwe wakwize wakumenye upinga ibikwiri w'imbere niwe mubi bato. None umunsi umwe groupe y'abarenja baba Bolivie bakorana na CIA batanga ordre ngo ntimumuvugishe, nabakira gusa muhite mu murasa. Yari umugabo w'urugwiro rwinshi, bavuga ko sirikare baje koko bageze ahantu mu Kamina mu Kabande basa n'ababatugatuze cyane. Wari umutwe w'abasirikare ukomeye w'aba Bolivie, ariko ukorana n'ibihugu bikomeye, aribo babarangira aho ari hose. Nuko akibabona yibwira ko ibintu biki kwa kundi, abaje imbere kugira ngo abakire baganire, baramurasa. Bari batanze ordre ngo kugira ngo bamenye ko ari we bazamuhambane ukuboko kumwe, kugira ngo ukundi bazagutware bakoreshe fingerprint bamenye ko ari we wapfuye. Gikomeye ku isi y'abakipitaliste, abanyamerika n'abanyaburayi. Uko niko Gitwaza yaje gupfa, bamuhambana ukuboko kumwe, ntiyahambanywe ingingo zose. Kwa kuboko n'uyu munsi kuracari mu laboratoire barakwanarije, ariko ibitabo byinshi byaranditswe, amafilme, amafoto mu bantu yanditswe muri Times ko mu kinyejana cya 20 ari mu bantu 100 bakomeye ku isi, ariko cyo yaramaze gupfa, yaritavye Imana. Abantu nk'abo rero si abantu babyigira, n'abantu babivukana. Nta wakwigira urabivukana, nta wakwigira igitangaza urabivukana. Kandi bavukana mission cyangwa se umurimo runaka wo gukora. Nubwo wamuha ibimeze gute, nubwo wamuha ibihambaye, ashobora kubirya ariko akabivamo agakurikira mission yahawe. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cya Yohana 17:4, Bibiliya iravuga ngo nakubahishije ngo kuko narangije umurimo wampaye gukora. Iri jambo Yesu yarivuze iminsi ye iyo kubaho isigaye ari mike cyane. Yesu ntiyapfuye afite imyaka 83. Akenshi abantu bafite mission, bavukanye mission, baba imbarutso yo guhagurutsa abantu benshi ngo bagere mu masezerano, ariko kenshi ntibayagera. Baba barahamagariwe bakora ibintu by'indashyikirwa, atari ukugira ngo banezeze abantu, ariko ari ukugira ngo babe icyitegererezo cya benshi kuzagera kuri za nzozi bifuza kugeraho. Uyu munsi Yesu Kristo asiga abantu bitirirwa izina rye, ubu tugeze muri miliyoni zigera kuri 4 ku isi. Abitwa abakristo bafite izina rya Yesu ni benshi cyane. Yesu yabishaka aba yarabayeho imyaka 2025 tuba tukiri kumwe nawe uyu munsi. Ariko kubaho iyo myaka yose sibyo byari gushira vision mu bantu, nicyo cyari ngombwa. Yabwiye abigishwa be ngo nzagenda, batari ko harunda zaza akomeze abacengeze mu ivyo navuze, ngo kandi muzaba abagabo bo kubikura iwanyu Yerusalemu, mu bijyane hakurya y'iwanyu Yudaya, mu bijyane Samaria, mu bijyane hakurya kumpera y'isi, abantu bose bamenye ibi nibo mbigisha twicaranye.
inzozi z'intwari si uko agera ku bintu cyane ngo abibone, ni uko abigezaho benshi, kandi benshi bakabigeraho. Bagira iyerekwa nk'iry'Imana rivuga mu itangiriro ikamenya iherezo. Bareba kure cyane ariko akenshi ntibabigeramo. Urugero yabitubwiye Pasiteri Amani ni Mose. Mose yabanye n'Imana, agendana n'Imana. Amaze kumenya icyo yahamagariwe gukora, yahebye ubwami bwari bukomeye cyane. Icyo gihe, igihe cya Mose, Egiputa yari imeze nk'uko tuvuga Etazi n'uyu munsi. Icya kabiri, Mose yari amaze gutambuka tesite zose, ibipimo byose bituma azaba umwami ejo. Hari yasigaye igihe gito cyane, hari mu maselebration yasigaye ngo bamukorere ibirori by'umwami. Ni igihe gito cyane cyari gisigaye ngo abe umwami wa Egiputa, kuko yari yarize ubwenge bwose bwa Egiputa. Ni ukuvuga ngo hari amashuri babacishagamo, amashuri y'ubwenge busanzwe, ariko n'amashuri y'ikindi kirere kidasanzwe. Kumenya za mana zose, kumenya ya mico yose, ibyo bintu byose bagomba kubimenya, kuko ntiyitwaga umwami ahubwo nawe yitwaga Imana. Niyo mpamvu Imana ibwira Mose ngo ngutumye kwa Farawo, ngo uzaba Imana kwa Farawo. Nuko muri Egiputa Farawo yari Imana, donc abaresha nibo baramukanye. Mose rero rwego rwa rundi yateguwe neza cyane. Ibitabo bivuga ku buzima bwa Mose mu nyandiko z'aba Egiputa bivuga ko teste ya nyuma yarayirangije avuye kurwana muri Ethiopia. Hari urugamba rukomeye rugomba kurwana muri Ethiopia, uzaba umwami wagomba gufita umuhigo uvuga ngo nishe kanaka, nakoze ibi. Rero yagiye muri Egiputa, atsindwa urugamba, aragaruka. Agarutse icyumweru gikurikira bazamukorera ceremony, nicyo gihe yahunze. Bibiliya yavuze ngo yemera kubabaranwa na bene wabo. Ukwizera niko kwatumye Mose. Imana ishimwe cyane. Ngubwo yari amaze gukura, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Kumenya icyo hamagariwe ni ikimenyetso cya maturite. Ubukuze dufite abantu kuko batazi icyo bahamagariwe. Ariko maturite ni iki? Urwego gukura n'uruhe? Simvi ni ukumenya icyo wahamagariwe. Ngo amaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Literalement, si ugukura gusa mu myaka, itekerezo. Nkuko Jekevara yabigiye areba bene wabo uko babayeho, niko Mose yagiye asura abanyegiputa aho bakandamijwe, abona akaga barimo, asanga nabo ubwo batangiye kuryana no kumarana, bimutera agahinda. Nibo batumye Mose atangira kugira ikibazo cyo guhunga. Ibyari amabanga bari bafitanye byose barayamena. Aravuga ati nta kindi ngisigaje, ndahunze. Nuko yagiye, ariko harimo umuhamagaro w'Imana. Arabyanga, aragenda, ajiyo gutegurirwa indi myaka 40. Ubuzima bwa General Rukunda niko bumeze. Yavuye mu gisirikare cya Kongo, ajya kubana n'abakecuru n'abasaza n'abana batoye. Aritse cyamuhembaga neza, cyamufataga neza. Nubwo batanaguhemba, ititire yonyine yo yari umufisiye, ntabwo yari umusozo ofisiye, nti yari umusolda. Yari umufisiye wemerewe kuja muri messe des officiers. Ibyo byose arabisiga, ajya urinda kuvoma amazi utayasanga mu nzu yawe, urinda kuja gushaka inkwi ngo cyane udafyonda kwibuta ngo umuriro uze, uryama ku mbaho utaryama kwimatera, urara hanze utarara mu nzu. Ibyo byose bikora abantu bakeya. Nibyo navuze ngo ni umuhamagaro ukomeye, ni umuhamagaro ukomeye cyane. Uyu munsi turi hano kugira ngo tumwibuke. N'abandi bapfanye nawe, bari kumwe nawe, nabo bari bafite imiryango. Turi hano kugira ngo iryo tabaza ntirizime,
ahubwo itabaza ryo kwihanga ryo kwitangira abavandimwe, ryo kwitangira ubwoko, ryo kwitangira igihugu ribeho. Rukunda ntiyari umwanzi w'igihugu cya Kongo kuko ngo yarwanyaga Kongo, no yarwaniraga abaturage. Ntabwo warwanya igihugu ntibibaho. Umuntu ashigikira igihugu nubwo mutaba muri mu mayida atumvikana, kuko nta muntu numwe warwanya systeme y'igihugu, ahubwo ariko inzira yose ibiganisha hamwe. Nasabe n'abantu bavuga ngo turarwanya igihugu, ndi warwanya igihugu, no, ayo ni amakosa. Ahubwo turacunganira aho tutumvikana nacyo, kugira ngo ingufu dukoreshe yivuga atari ko kucyo ukora ibi, umubwire bate no. Hari abana bakunda kwiriza cyane n'abandi bakunda kubabara cyane, inshe n'umubazi bate se niki. Uzarebe wicaranye n'umwana, hari igihe umwana uri muganira n'abashitsi akaza kugufata ku kanwa, ukamwigiza yakongera akagufata, abashaka ngo nanjye ndeba papa ndahari. Ibi byose tuba dukora abantu babirwana no kugira ngo igihugu kibarebe bate se niki mushaka. Nta wahaguruka uyu munsi ngo rabo muri rebeli wa Etazini, ntibibaho. System iri powerful, system irakomeye, system nini cyane. Nta uzi upfa kurwanya igihugu, uzawerekana akababaro kawe, ishavu ryawe. Apfuye ari umusirikare wa Kongo, ntapfuye ari umurebeli. N'umusirikare inyenyeri z'igihugu, ariko arimo arwanira abadafite babavugira, arimo arwanira abadafite ababumva. Mbasabe rwose ntimuzange igihugu cyanyu, ntimuzatuke nabi igihugu cyanyu, ni bibi. Oya, muzagisengere. Imana igihe ubuyobozi bwiza, ariko ntuzanga aho wavukiye. Nta uzutuka umuryango avukamo, nta uzutuka umuryango avukamo. Iwanyu nubwo baba ari babi ni iwanyu. Kandi Bibiliya iravuga ngo igihugu kigira umutima kirababara iyo tugituka ndigitera imbere, tugisabire umugisha. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo musabire ababayoboye ngo kugira ngo babayoze amahoro. Igihe Paul yanditse iryo jambo, yanditse mu gihe cya Nero. Nero yangaga Paul, yari yarafunze abantu yarabamaze, yandika ibaroma ngo musabire abami kugira ngo Imana ibahe amahoro, babashe Imana. Kuko intambara ni mbi, intambara zigira cycle igihe cyose. Iyo ndwanye nawe ukarwana nanjye, abana bacu nabo bigenda gutyo. Ubwenge butandukanye hagati ya Eliya na Elisha bwari bunini. Eliya abasirikare baje kumureba, asaba umuriro ngo nubatwike. Murabyibuka muri Bibiliya, umuriro warabatwitse. Umwami yohereza abandi 50 kumufata, ati Imana batwike, umuriro urabatwika. Umwami yohereza abandi 50. Uyu tipe yakomeje atwika abantu. Reka njyewe bugufi agenda apfukamye ati nyamuneka ntunyice nanjye natumwe. Bato marayika arambwira ati ntumutwike none wumva ibyo ashaka. Baraganira atoke ndaje kureba umwami nta kibazo. Ariko yari amaze gutwika abasirikare. Ibaza abo basirikare bafite abagore bafite abana babo ejo bizagenda gute? Iyo ari system ya Eliya. System ya Elisha yari imeze ite? Baramuzengurutse idotani abasiriya, ingabo nyinshi zuzura umusozi baje kumufata ngo bamwice. Umwami Israeli mutere uriya mugabo w'idotani, ingabo ziruzura umusozi wose. Umukozi asohotse mu gitondo agaruka yiruka ati data bujya turashize. Agasozi k'idotani kose kagoswe n'ingabo z'amafarashi, baba parakomando bakomeye bisiriya nibo baje kugufata. Turashize. Elisa ndiyasenze Imana ngo Mana ntabara, yarasenze ngo Mana humura umukozi wanje amaso, ngo kuko ntazi ibyo arimo. Mukanya wa mukozi aragarutse ati batari ko mbonye n'izindi ngabo zo na amafarashi yakumuriro, ati kandi nazo ziratuzengurutse. Ati okay. Imana ihumisha ba basirikare, imaze kubahumisha bose arababwira ngo munkurikire. Benshi abasirikare benshi b'abakomando bahumye batanye baramukurikira, barandata. Abageze mu mujyi w'Isamariya, abageje mu mujyi w'Isamariya abwira umwami ngo batekere barye bahaga. Umwami yatereka tubice,
aramubwira ngo umuntu yica abo yifatiye, aba ninjye wabafashe, uri icyo butafashe bagaburire. Barabagaburiye ati Imana bahumure. Bahumutse amaso basanga baragoswe n'abasirikare b'Abisirayeli ati mwirire, bararya barangije. Elisha aravuga ngo nimwitahire iwanyu amahoro. Abasirikare baratashe, bageze mu rugo abagore babo abana babo bamenya amakuru ko uwo munsi bari kuba imfubyi n'abapfakazi. Inkuru zigera ibwami kuva igihe cya Elisha nta Musiriya wongeye gutera, kuko habaye sensibilisation ikomeye. Bavuga ati twari kuba imfubyi, ariko dore uyu munsi twatashe mu rugo bari kutwica. Ati none rero ntituzongere gutera Isirayeli. Iyo strategy mu gihe kike turimo dupfusha abantu benshi, yarakira umusoro uyu kamisha kazabona abuzukuru be n'abandi, yari kuza muri Amerika nkatwe n'abandi, ariko apfuye akiri mutoya, atari uko yarabyanze. Ese turemera ibi bintu bikomeze kubaho? Dusenga Imana ihagarika intambara, abantu tuweho cycle ya vengeance, kwica fa ukishima, undi yapfa ukarira. Ntabwo ari byo ko turapfusha. Aya ni amaraso yacu, n'abana bacu, n'abagabo bacu, n'abagore bacu, n'abana n'abuzukuru bacu. Tusenga Imana ihagarika intambara, niyo solution yonyine ihari. Ikiguzi gisigaye si ikiguzi cy'intwaro, ni ikiguzi cy'amahoro. Tuyagure ku mavi, tuyagure mu kumvikana. Gupfa kwa General Rukunda kwakagombye kuzana kwiyunga kw'abanyamurenge. Abanyamurenge simvuga abandi, hakagombye guhaguruka imvugo nziza, hakagombye kuvugwa twese tukarira tukababara, kuko uyu munsi bitweretse ko nidukomeza gutya tuzasigaho babana n'abapfakazi igihe cyose. Tukuvuga ngo amaraso ye rekazane kwiyunga, rekazane ubumwe, kuko abapfuye bose uhereye kuri Yesu Kristo umusaraba wazanye ubumwe, uhereye kuri Mose nicyo gihe Isirayeli yongeye irahura irambuka. Iyo umuntu nk'uyu agiye sigiye ikiguzi cy'amaraso, mugomba kubagarira, ubumwe bwanyu bukaza n'iterambere rikazamo. Reka mu kuryama kwe, mu gusinzira kwe, mwivurye have mu ifumbire ry'amahoro mu bantu, have mu ifumbire ry'iterambere ry'ejo, have mu ifumbire ry'agaciro cyose. Imana ibaha umugisha kandi Imana imuhe iruhukiro ryiza. Reka dusenge.